Yego nyine samusikara ariko nibyo ngibyo wa mugani ibyo uvuze nibyo icyongereza kiri cyane usibye n'icyongereza cyane igifilipino ndakizi iye na ukanda burende iye na ukanda bure iye na ukanda burende. Alright, nk'ibisanzwe murabizi ko najya mbabiriza muforo umuntu turi kumwanga ni kirihahira kidore haje gushya haje gushya ubwo saba hatwe twushye batabafunze si we wabigize mu ruhare babarira rero iyo bavuze ngo ahantu hahiye twebwe se bo nk'umunyarwanda bamvaze ngo hari hahiye nimba ari umusozi wahiye bahita ngo barutwitse bateye bakabahiga uzibyo jewe mu byukuri sibyo ni gute ahantu hashya ntibabatabare ikibazo nese ni gute umuntu yagutwikira ntuvuze imdura ikibazo icyo kibazo se ubwo urimo kunsubiza cyangwa ubwo urimo kumpa ikibazo nanjye ngo ikibazo ubwo se none nimba urimo kumpa ikibazo nanjye ngo ati ikindi ni kwa kundi baba ngo uguhaye uramuhata uguha wa mugani. Alright, iyi ni BBM TV nk'ibisanzwe nje ni Omar the promoter mukurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha murabizi nago tujya tubabihiriza uyu munsi turi kumwe n'uwo bita Gasasira cyangwa se uwo mwamenyereye mu mafilime atandukanye nka Kirihahira n'andi menshi cyane agiye kuza kubabwira mu mwanya mutoya. Nibagirwe gukora share, like, comment and subscribe. Subscribe. Yego nyine samusikara ariko nibyo ngibyo wa mugani ibyo uvuze nibyo ni ukuri no. Nibagirwe gukora sawa nibagirwe gukora nyine samusikarapu ni ongera yes ariko nta kibazo mu kanya gato cyane turaba turi kumwe. Nibagirwe gukora subscribe yes ndafata nizi icyongereza kiri cyane usibye n'icyongereza cyane igifilipino ndakizi wenda umbwire ngo ati nje igifilipino niho nize man. Yes Agasasira tumusanze hano cyangwa se Kirihahira tumusanze hano kuri set mwari muri shoot. Turi muri shooting ya filime mu kinyarwanda gisesuye cyangwa se cyumvikana ni saa 12 za nimugoroba ni 6 PM. Arega harimo abize nkanjye kera ugomba kugenda gahoro gahoro kuko iyo ugiye kuvuga nimero runaka ugenda gahoro gahoro ariko ni filime bayita 6 PM 6 PM. Mwe mumenyereye filime muba mwanditse mu kinyarwanda nka za zindi zose ugiye kumbwira mu kanya ufite n'amaproje ariko uyu munsi wa none wakinnye muri filime ifite akazina kari mu cyongereza ko nateye imbere 6 PM nuko ngo nimba nakoraga iza lokale ariko 6 PM bana ntabwo genda n'ubwato ahubwo izagenda n'icyogajuru. Mvuze ko mwakopinze saa moya ntago naba mbere koze copy paste ntabwo ari copy none urumva saa moya na saa 12 urumva bivugitse kimwe reka twebwe ntabwo tujya bya bindi bavuga ngo nugushishura reka twebwe umva ubwenge karemano kuko abanyarwanda watangiye filime ryari ubuhe mwaka? Bo nazitangiye nkiri umwana muri 2007 gutyo hagati aho. Filime ya mbere yitwaga gute wakinnyemo kugira ngo abantu baze kukwibuka neza? Nakaye kantu wakinnye bahita bakwibukiramo uhita ugakubita n'abafana baka none hangase nkavuga mbe ntaravuga izina rya filime ushaka kumanuka wowe ndakazamuka kuko wasanga ariko kanzamuye kandi ageje sikare ya mbere ya kabiri akanga urumva warumbaje ngo filime ya mbere ngewe nagaragaye sibyo akantu no wakubise konyine konga ayewe iye na ukanda burende iye na ukanda bure iye na ukanda burende afan nako sorry iye na ukanda burende iye na ukanda burende
shefu uri hejuru ndi hasi. Ndagira ngo nkubwire ko ahangaha muri iri shyamba inkweto zadushiriyeho, imyenda yaracitse urabibona, ariko n'amahwa y'iri shyamba ntabwo atworoheye. Ubwo niyitwa ntahezarute wacu. Nuko ngo nakinaga mu buzima bw'inyeshyamba, twari inyeshyamba zirwanya leta yacu, ariko mbese twakanguraga abanyarwanda bari hanze kugira ngo batahe, kuko u Rwanda rwacu ari amahoro. Niyo yitwaga ntahezarute wacu, n'ubu biracyariho, kuko yari filimi igaragaza ubuzima abanyarwanda twebwe tubayeho neza turi mu gihugu, ariko harabavuka Rwanda bacu batubanjije, hari ba papa wacu, ba sogokuru n'abandi barimo kutikirira he mu mashyamba babeshya ngo hari n'indirimbo twaririmbaga tuvuga ngo ni gute umuntu akubeshya ngo azaguha amahoro, u Rwanda wowe uzagarura amahoro kandi wibera mu ishyamba, uzajya amahoro uri mu ishyamba, kandi iryo shyamba ni irya Kongo, iryo shyamba ni irya hehe? Ni gute waba utazi gusoma no kwandika? Nubwo butumwa ndimo kuvuga, ni gute waba utazi gusoma no kwandika, yarangiza umuntu akakubwira ati we ndabona washobora kurasa neza, washobora kurasa neza, nidutera u Rwanda tukarufata, urushizemo umwete nzahita nkugira minisitiri, kandi minisitiri wambara rugabire, niyo nkweto ihenze urumva, wenda wahunze wambara ibirenge, ugeze mu ishyamba ukoresheje rugabire, urumva ko uteye imbere. Uzaba minisitiri utazi kwambara inkweto, uzaba minisitiri utazi gusoma no kwandika, abo bantu uzayobora koko uwo muntu urimo kukwica mu mutwe, yibereye i Burayi, amabwiriza araturuka i Burayi, wamereyeho neza no mu muryango we, urumva uzatera u Rwanda gute? Kandi uwagutsinze cyangwa watsinze so cyangwa so wanyu aracyahari, urumva urwo Rwanda minisitiri uzayobora ndetse kereko nuyobora wenda ibyo bisimba mubana mu ishyamba, niko nabivuga. Yes, niko nubwo butumwa twashakaga gutanga kugira ngo kandi bwatanze umusaruro by the way. Yes, all right. Uyu rero akaba ari Gasasira cyangwa se kirihayira nkuko mwagiye mwumva mu Jean Pierre uvuga Gasasira, byongera Jean Pierre. Gasasira ni rya Gasana wambyaye, bo Jean Pierre ni rya padiri, nubwo ntamuzi ariko ari umuzungu. Nabonye ifoto nyibatezwe nawe umuzungu yajya yansegaga amavuta ukuntu haje nanjye ngahita nisigisha igikumi yasukagaho amazi. Yes, uyu ni Gasasira Jean Pierre mumenyereye nka kirihahira mu mafilme. Kirihara mwumvise urugendo yanyuzemo, iki yari filime ya mbere yakinnyemo aranayidirecting, noneho hariyo yanditse yanamenyekanye, ariyo twamenye nka Kanyombya cyangwa se ayita ntabwo ari Kanyombya, filime ya Kanyombya, kwanza filime ya Kanyombya, iyo filime ya Kanyombya ntabwo yigeze ibaho, ahubwo uko yitwa Kanyombya ni umukaragita witwaga Kanyombya muri filime yitwaga Haranira Kubaho. Iriya Haranira Kubaho nzi kuri mu bantu bayanditseho. Byagenze yanditseho nta nubwo nigeze nyikinamo. Iyo wanditseho ni yitwa Kigali si ikigoma. Kigali si ikigoma niyo wanditse. Abafana baje babyitiranya ngo nibiki ngo kutagaragaye muri Kanyombya, ngo buriya wari ubiri inyuma n'ibiki, kandi wari waraje na mbere y'iriya filime yaba Kanyombya niba ntibeshye, kuko yaje nyuma tumaze kumenya ko utangiye gukina. Byagenze bite? Sobanurira abanyarwanda aho ngaho. Yes, aho ngaho muri Kanyombya, ntabwo Kanyombya yabayeho nanjye ndi umufana wa Kanyombya, kuko njyewe filime ya mbere numva nakandagiye imbere ya kamera mvuga n'ubu nongeye kugaragaza impano zanjye. Wowe uri umufana wa Kanyombya kumbi? Cyane, 100%, kuko no kuvuga ngo njyewe hari yitwa Zirarazishya, wapi Kanyombya icyo gihe ntabwo yari arimo, ahubwo hari yabanje yitwaga
mbere yahanira kubaho. Hari harimo umusaza mukuru wa Kanyombya y'amasogisi ya sandari ndabyibuka, sibyo? None nyuma yaho hazamo haranira kubaho, hari natangiye noneho kuvuga ngo ndagikurikirana mpaka. Nyuma yaho noneho ninjira mu yitwa zirarazishya, ariko noneho ari ya projet y'abasare ya company y'abasare. Naje isangamo ba Kanyombya, ko Kanyombya mu basare ntabwo yigeze agaragaramo, yakinaga ari umuzimu ndakeka. Ari naho witwa Sekaganda yavukiye. Samusuri we twamusanzemo ni Garafurere n'umujyanama wacu na ba Nyirankende n'abandi. No kuvuga ngo rero mboneyeho no gushimira uwanditse iyo projet cyangwa se nyiri company abasare yitwa Habyarimana Shariri. Ariko nubwo bamwita Habyarimana ariko nanjye yarambyaye niwe wandeze, yarebye talent yanjye avuga ati mwana wa ngwino nkurere kandi nzagukuza. Niyo mpamvu imbere yanjye nawe reba nakuramo ishapo kabisa, ugati kudeshapo kudeshapo kabisa. Andi nakuvuga ngo hari umuvugo nigeze ko kugena y'abana ari umubyeyi kubyaka guta no gutoya akakurera. Umubyeyi yabandi no gutoya akakurera, no kuvuga rero muri ugutoya akakurera. Ubu umubyeyi wanjye afite izi saha pe, ntabwo ndamwitura ishimwe cyangwa ntabwo ndagira gute, ariko nzabitegura nanabigaragaze. Ariko aho ngeze ahangaha ni ukuri kw'Imana ndamushimira, Imana imumugisha n'umuryango we wose. Nigarukiye ku myambarire, twasanze wiyambariye kuno, wenda byari kuri set, nagira ngo abantu batazabona urimo hariya bakanagira ngo niyo style wari wiyambariye. Okay, style musanze mu kazi, ariko muvanda musanze mu kazi. Wakinaga urinde muri filme kugira ngo nyina nitwa Singo muri filme. Kuba nkina nitwa Singo ni bonjour role y'umuzamu. Umuzamu izi saha n'ubu tuvugana, nuko ngo umuzamu agomba kuba yambaye uko yambaye nkuko nguko yikokinze. Mbese nuko ngo wenda n'abafana banje cyangwa se n'abaturarwanda cyangwa na diaspora na hanze hose ndagira ngo nzabakangure kureba iyi filime. 6 PM 6 PM. Asante sana kabisa, kuko nanishatse no kubivuga ariko byari bishatse kuncango gato bo. Nukuvuga ngo rero iyi filime uburyo iteguye, sibyo? Nawe umva 6 PM. Baba we umuriro mbe umva ni sako, ariko umuriro w'iki ndakubwiye ngo ni fire, ntabwo ari umuriro ahubwo ni fire. Twihuse rero tuza no kugana no ku musozo, tujya kuri projet zawe. Ndatekereza neza ko hari filime runaka urimo urategura none nawe ku giti cyawe nka Gasasira Jean Pierre cyangwa se abo tumenyereye nka Kirihahira n'ayandi mazina menshi cyane, Rumashana. Ubundi izina nashobora kwibagirwa mu buzima ni amazina abiri, ni Rumashana oya okay, ni Bwanakeye agiye kuba 3. Ntacyo nashaka bata. Okay, ni Rumashana. Mbere hano hafi ni Bwanakeye Kanyamanza ariyo muri zirarazishya. Iryo zina kugira ngo nzibagirwa Gasasira rya Gasana yanyise, urumva? Na Rumashana nakiye mu Kanyamanza rero. Yes. Tugana ku musozo, nyibwirira projet zawe, ubwire n'abanyarwanda bazabe tayari niba koko watangiye n'umwuga nawe wo kujya uvuga uti mfite filime yanjye kandi nanjye ndabona ari n'ibintu byiza, uze no kubishishikariza n'abandi bari muri filime, munabegere mubigishe. Ejo nanjye nshobora kuza ndi mutoya, ntabwo uzakomeza gukina birakaye nanjye mfite iyo mpano. Niyo mpamvu ugiye kubwira aba bantu noneho projet dufite muri iyi minsi ni izi dufite izi filime izi kandi nawe ubwawe uzana directing cyane ko ari rwo rwego ugezeho cyane. Byo aho yavugisha ukuri wanshashije, ariko ndanashashe byo urumva. Ubwo nyine ugiye kuma passion nabyumvise, ariko buryo mu passionné
iyo ageze muri pasiyo ahita areba aho yavuye akamenya n'ababyiruka akagira icyo abateganyiriza. Okay, sawa, umbaje ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo filime ndimo gukora ubu tuvugana niyitwa Kirihahira, ica ku Bwiza Entertainment. Filimi nateguye kuzamura impano za buri wese wumva ko afite impano y'urubyiruko, kuko twese bamwe barimo kurangiza amashuri gasanga nta kazi ntaki. None mu rwego rwo kugira ngo ndinde hari urundi rubyiruko rwiroha mu biyobyabwenge, narebye ku ndabona ariko uriya rubyiruko impamvu rushaho kwiroha mu biyobyabwenge nuko nta kintu kigira gute mu giswahili abyabinde ngo kudisipatinga oya mbese kubona gufata umwanya aho kugira ngo wa mwanya wo kujya mu biyobyabwenge, sibyo? Aha, uko urangije vuba njye narangije kera bagenda benda participe mu bintu bitandukanye. No kuvuga ngo rero njyewe ndi umwarimu wabigisha abambona n'abatambona, abanzi n'abatanzi. No kuvuga ngo rero hari projet mfite yitwa Bajyagahe. Iyo Bajyagahe niyo kuzamura za mpano za buri wese, yaba ari umwana wo mu muhanda cyangwa se twitwa afadorari za fadorari. No kuvuga ngo tugomba kujya gute kubaha support, tubakangurire kwihangira umwuga, ariko mu mwuga wenda ngenza bakangurira umwuga muri domaine yanjye. Niyo mpamvu ushaka gufasha urubyiruko rwose rufite impano, baze dufatanye twiyubake d'abord, twubake u Rwanda, twubake n'imiryango yacu. Niyo mpamvu rero nahise mvuga ngo ino projet ngomba kuyikorera mu ntara zose zishoboka. Niba ntabeshye ubwo ni projet zigera kuri 3 zose nk'uko zitubwiye. Ni projet yitwa Bajyagahe, niho ushaka kuzamura impano za buri wese. Ukuvuga ngo hazaba harimo abazi kubyina, ariko cyane cyane ntabwo nzibanda ku bintu bya moderne, nzibanda kuri ibintu by'umuco traditionnel n'icyaro, kugira ngo niyo waba urinde ugeze he wibuke ubuzima wavuyemo, kuko baravuga ngo iyo utazi iyo wavuye ntabwo wamenya cyane ko n'abantu bakumenyereye mu mafilime asa naho ari ay'icyaro cyane. Ese wahabaye igihe kinini cyangwa nuko bagusanze i Kigali ahubwo ugatangira gukina ibigaragaza kuri mu cyaro? Bonge ntabwo nabaye mu cyaro igihe kinini cyane, ahubwo nabaye kwiyadabuta bitewe n'impano mfite, nkajya nkunda gutembera hirya no hino, kuko nge mbere yo gukina filime nabanje gukina amatiyateri, tukajya tuzunguruka mu cyaro n'iki nagera ahantu nkabona ukuntu umusaza ameze, nkavugana ko se uyu musaza gutya na gutya eske yaba byaragenze ngo bimpa ide yo kugira ngo ndebe kure, none ndebe no mu gihe ntaravuka. Okay, tandukanyiriza abantu dusoza, bagufata nk'umukomediye aho kugira ngo bagufate nk'umusinema nyarwanda cyangwa se nk'umufilmmaker cyangwa nk'umu actor muri filime nyarwanda? Cyangwa byumbura nabikora ahubwo uvuga ngo ndi byose ariko ntago neganye roke mbabare, urumva basi mvuge ngo ndi byombi, kuko muri comedy wa domina ari filime ndadomina. Numva ngiye mu bwanjye simvuga ngo ndadominaho, kuko biterwa n'amarangamutima y'umuntu ndeba cyangwa se ureba, ariko buri muntu wese agomba kuma agaciro y'ibyo nkoze. Kandi nanjye ubwanjye iyo ngiye kuri tele cyangwa ngiye muri role runaka nijwa nkuko nk'ubu tuvugana ndi single, ahangaha ngomba gukina nka single, ntabwo nzakina nka gasakire cyangwa nkagaragara nka gasasira. Nimva muri single nitegeye akamoto kanjye cyangwa se mvuze ngo uno munsi nabonye sasire kanyatse tugende, sibyo? Cyangwa reka nibicu, ntabwo uzambona nka single, uzambona nk'umuntu runaka gutya na gutya, nk'umupapa utari umupagani. Ubuda akantu yigeze gukora ariko n'ubundi nzagashyira ahagaragara. Nk'abantu baturwanya mbese nka leta y'u Rwanda, urumva
abenshi dusanga batanafatika kandi hari abantu bari aho bagera gute babajeje umunsi umwe nzabashyira ahagaragara mbabwire ikibonezamvugo nzabwa ni papa urumva papa w'umupagani fata foteye wegame kuko uracutse nzarisoreza ko uracutse ni igiswahili urananiwe mbese muri make nese ubundi umuntu unaniwe yakora iki kindi reka tugushimire Gasasira Jean Pierre. Asante sana kirihahira Kanyamanza Bwanakeye Rukanihene Kigufuri Rumashana ni meshe buryo inshoka nifite amazina babango ishoka ifite amazina menshi je nashatse kurwanya ishoka ndashaka kugira amazina menshi atandukanye ku buryo nanjye kubango ku buryo ni napfa ariko nta gahunda yo gupfa mfite reka bagukeneye bagusanga he ufite imbuga nkoranyambaga cyangwa wabahana nimero za telefone kugira ngo nizo projet abana bari hari abakeneye kuzakwegera nkuko wabivuze kuzanatanga akazi muri izo filime bazakubone 078 kereka mbaye ya mama no kuvuga ngo da telefone kamemo aje shobora kwihindura Instagram urayigira ndayigira witwa ndamazina yawe gusa Jean Pierre kwandikiye bakubona message cyane rwose Gasasira Jean Gasasira Pierre Gasasira Pierre ubwo iyo ni social media ni Instagram akoze cyane asante sana